urabona ko gahunda twahisemo ari ukwiga imodoka. Noneho uyu munsi tugiye kwiga ikizami cyo kunyura mu makona, bitewe n'uko ari cyo kizami duheraho iyo turi gukora ikizami. Nababwiye ko imodoka igira ibizami 5, ariko ikibanza bwa mbere ni ikona, niryo tugiye kwiga uno munsi. Turiga ikona, nizera ko muri buri menye, utarimenye wahamagara kuri nimero yanjye kaza nkagufasha, ariyo 0790 574 394, ukaza nkagufasha rwose ibizami byose ukabimenya kandi ukabimenya neza. Ikaze kuri Papa Kenje TV nk'ibisanzwe. Hano hari umutumirwa duhorana cyangwa se abahari 5 kuri 5, ntago akivuga amazina kuko niyo umurebye outfit uhita ubona ko izina ari Kora Rimwe Isa. Kora Rimwe Isa, bimeze bite? Bimeze neza, bimeze neza, ndashimira. Abadukurikira buri munsi abahaye ikaze babwira ngo tugiye kwiga harye biki? Yego, abadukurikira umunsi ku munsi nabahaye ikaze mbabwira ko tugiye kwiga ikizami cy'ikona. Ikizami cya kona. Ariko ikizami igihe umuntu agiye mu kizami nicyo gikorwa bwa kangahe? Nicyo kibanza. Icyo cyambere. Nicyo cyambere, niyo mpamvu ari icyo tugiye kwiga uno munsi. Ngo ni nacyo kizami cyoroha ariko? Ni nacyo cyoroha rwose. Ushize nawe nabigishije guhagurutsa imodoka, iyo wakora igahaguruka ikagenda. Ubu tugiye kwihuta cyane rero duhite twiga kunyura mu makona. Ubwo rero ndumva ko umunyeshuri utangiye kwiga cyangwa se umaze igihe yiga agomba kureba kino kizami uko gikorwa kugira ngo nawe azabikore mu buryo bworoshye. Agomba kubireba akazabikora mu buryo bworoshye bimworoheye, ariko biramutse bibaye ngombwa yuko abona bikomeye yahamagara kuri nimero yanjye ariyo 0790 574 394, arayibona yanditse hasi. Iyo aguhamagaye uhita witaba se cyangwa ntabwo ujya ufata phone? Iyo ni nimero y'akazi. Akiguhamagara niwe umwitaba? Ni njyewe mwitaba, nta wundi muntu binyuraho. Ndumva ko kubugeraho ntabwo bizamugora. Iyo nimero uyidusubiriremo kuko nanjye sinayumvaga neza. Ni 0790 574 394. Ndumva bafasha agakayi cyangwa se banditse muri telefone zabo bahite bayisevinga ko ari Isa. Isa Kora Rimwe. Kora Rimwe. Umuntu ukora kenshi ngo abafite icyo kibazo hati. Umuntu ukora kenshi abafite ikibazo cy'uko yahuye n'abarimu badashoboye. Yahuye nawe rero ngo biba byakemutse, amata babyaye amavuta kabisa. Reka rero tudatinze tite dutangira tubereke uko bikorwa kugira ngo tutabarambira. Oya, nibyo byiza. Twagiye. Nabanza ukinjira mu modoka, ugafunga urugi rwawe neza, ndetse ukanambara umukandara wawe neza, ukamakinga shuwa yuko wambaye, ugasetinga intebe yawe wayigize imbere cyangwa inyuma bitewe n'indeshyo yawe, ubundi ukatsa imodoka yawe. Imodoka imaze kwakushyiramo ya vitesi ya mbere, tugakuramo feriyamu yacu, tukaregera amburiyaje kwa kundi imodoka ibanza gutitira, ubundi ukajya ku kariro ukagenda woroshya amburiyaje, imodoka igahaguruka. Tukerekeza hariya hepfo ku makona yacu, ubwo tugiye kunyuramo. Ni ukuvuga ngo iyo turi kumanuka tujya ku makona dusiga umwanya ungana na santimetero 40 hagati y'urubavu rw'imodoka ndetse n'uyu murongo w'amakona. Ubwo ni mu gihe tugiye gutera, ubundi tukagenda tukaringaniza urutugu rwacu n'ikona rya mbere ribanza, tugahagarara aribyo by'ibi. Iyo urutugu rwanjye ruringaniye n'iri kona ndahagarara, imodoka yose nitonze ibumoso bwanjye. Ubu ngiye kuringaniza urutugu rwanjye na hariya hagati y'aya makona abiri abanza, nkaza nabona biringaniye
nahagarara urabona ko biringaniye, nahita nkata amapine iburyo, ubwo mba ngiye gushaka uno murongo wo hepfo paka nk'ubonye ugororotse nkabona guhagarara, agenda ndebera muri rotorovizeri y'ibumoso, ngiye gushaka umurongo w'amakona no kuri kote yo hepfo. Murabona ko nabibonye ko imodoka igororotsemo neza, nahagarara nagorora amapine yanjye nitonze. Kugorora ukatavura ukayiheza, kabara inshuro ya mbere, iya kabiri ubwo abagororotse. Ashyiramo rivansi yanjye cyangwa se vitesi yo gusubira inyuma, ubwo ngiye kujya inyuma. Habaho icyo bita guhunga cyangwa se kwegera. Ubwo duhunga mu gihe twaba tubona imodoka ishaka kugonga ikona ku ruhande rwacu, turayihungisha, ubwo dukata iburyo ni haruguru tukaba turahungishije. Tukegera mu gihe twaba tubonye hano mu ruhande rwacu cyangwa se kuri kote yacu imodoka igiye hajemo umwanya munini, icyo gihe tuba dusabwa kwegerezaho imodoka, ubwo dukata ibumoso akantu gato. Bagiye, murabibona yuko ndi kugenda nsa nk'uwegera, misenere kavura yanjye mo hagati, kigendera gake witonze. Wakumva imodoka ishaka guhagarara usa nk'uworoheje amburiyajeho gakenya ikihuta, wakumva iri kwihuta kandi utabishaka ukamanuraho gakenya kuri amburiyaje, ukanyuramo neza witonze, ibintu bikagenda neza. Murabibona rero iki kizami kiroroshye cyane, ntabwo bikomeye, ntabwo bikomeye rwose. Ibi ni ibintu biba byoroshye cyane, ntabwo bikomeye habe na gato. Agenda wabona amakona ashizemo muri rotorovizeri, uhagarara ari uko urebye imbere yawe ukabona yuko basohotsemo neza. Okay, ngira ngo tumaze kwiga kona. Kora rimwe mbonye bidakomeye. Ntabwo bikomeye, ntabwo bikomeye, biroroshye cyane. Ni ukuri kose mbonye byoroshye cyane. Biroroshye cyane, ni nko kunywa amazi. Ubwo se bwo abantu binanira nuko baba babiciye amazi cyangwa abantu binanira hari ukuba umuntu bitewe naho yabyigiye, bikamunanira rwose bitewe naho yabyigiye. Okay, n'uwamwigishije. Ni ikintu wijeje umukiriya cyangwa se umunyeshuri uje? Ikintu nijeje umunyeshuri uje ungana ni imikoranire myiza hagati yanjye nawe, nkamuha ubumenyi, ubundi ibindi ndizera ko Imana izabidufashamo. Ongera twibutse hano wigishiriza hitwa ngo iki? Ahangaha nigishiriza ni mu kibuga mu Kabasanza, ni mu karere ka Kamonyi, umurenge ni uwa Runda, akagari ka Gihara. Okay, umudugudu ni uwa Kabasanza, ni ikibuga giherereye. Ariko hano ni hafi rwose, niyo waba uvuye Nyabugogo ni ugufata ibiceri 100 ugakoza ku ikarita, ugashyira ku ikarita, uhita uhagera vuba vuba. Uhita uhagera. Okay, haba n'inzu za make iturutse mu ntara waza ukareba inzu burimo nka kwe. Hari n'umuntu ushobora guturuka ahantu ukavuga ati ngiye kuhaba muri uku kwezi nige, hanyuma makuru ubumenyi cyane. Amazu arahenze? Ntabwo ahenze rwose. Yaza aricyo kimuzanye, hanyuma akahita agira ate ahakura n'ubumenyi cyane rwose. Yego. Sawa rero, ndumva video zacu ari akagaruka. Ntimwibagire gukora subscribe ndetse share na comment kugira ngo mujye mutubwira ibyo tugomba gukora cyangwa se ibyo mwifuza kugira ngo tubyubahirize. Ciao ciao, bye bye. Ndumva nawe wabasezeraho bikagenda neza. Nanjye ndabasezeye. Sawa.